gihagaze ntabwo twabasha kukimenya. Niyo mpamvu dukwiriye kwisuzuma tukamenya niba twarakoze ibyiza cyangwa ibibi. Muri byo tugahitamo igikwiriye Imana ishaka, tukisubiraho nshuti bakundwa tugakiranuka. Urajya bukira umwaka ugashira ndetse undi ugataha, mbese ninde wamenya igihe hasigaje cyo kuba hano mu isi? Niba ariho ngaho nansubize icyo kibazo, niba ariho ngaho nansubize icyo kibazo. Kuva waba mu nda ya nyoko ugihumeka kugeza uyu munsi, mbese rurema kwishyuje wamenye umwishyura iki? Icyo nacyo ni ikibazo ukwiye kwibaza mu buzima. Ibyo tuzabazwa ni byinshi nitugera imbere y'Imana. Hari ibyo twagombye gukora tujye twirengagiza gukora, nyamara burya tujye tuzirikana ahabi twavuye. Nyamara burya tujye tuzirikana ahabi twavuye. Nyamara burya tujye tuzirikana ahabi twavuye.